Haleluya, haleluya. Ukatwongere dusuhuzanye mu izina rya Yesu, turambura ibiganza dusuhuzanye. Haleluya, haleluya. Tunejejwe n'Imana mu mutima kongera kugera iwacu i Rulindo, aho umuntu abasha kubona kinini ihari. Kinini mutere haleluya. Umuntu akabona bukoro ihari, nabo batere haleluya. Muri makeya hano i Rulindo ni iwacu, rero nishimiye Imana kuba yongeye kungarura mu rugo. Mufashe guha Imana icyubahiro. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga ngo ntibuka, ariko aho ukongera ugacya, n'ejo ugacya. Hari igihe abantu bohereza amahembe bagira ngo urapfa, hari igihe abantu bakubabarira bakagira ngo urapfa, hari igihe bategura dosiye bagira ngo ziraguhitana, ariko ugacya, kongera ukambara, n'ejo ugacya. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga bakakuvuga ngo ntibuka, ariko ukongera ugacya, n'ejo ugacya. Imana yakurumyeho yambwiye ngo mubwire ngo n'ejo buzaza. Haleluya. Tugiye kuvuga Imana neza mu minota mike yabaduhaye. Imana nica inzira, tuzongera tugaruke. Ndashimira Imana ko yandinze nkagera hano. Hari abatajya barenga muri Bwimo bakagwa aho ngaho n'ahandi hatandukanye, ariko Imana yandinze ngera hano. Mufashe guha Imana icyubahiro. Ukanguke nanjye nkanguke, kuko tugiye kurya ijambo ry'Imana mu minota mike Imana iduhaye. Abantu banzi ariko reka mbahe intasho za madamu n'abana mu rugo barabasuhuza, ababa babazi n'abatabazi nazo muzakire. Hanyuma rero umunsi umwe nari ndimo senga Imana. Icyo nkundiriye Imana, nkunda kubibwira abantu ahantu ujya kuvuga ubutumwa, dusenga Imana twicariye hano mu rusengero. Urabona dukikijwe n'ibiti by'ishyamba, tugasenga Imana twicariye iwawe mu rugo. Imana ikavugana ibintu nawe mwihereranya aho mu rusengero, Imana ikavugana ibintu nawe mwihereranya aho iwawe mu rugo, ariko yajya kubisohoza ikabishyira ku karubanda, bigacya bikongera bigacya. Ivugana natwe ibintu twiherereye, wava gusenga ukabona nta kintu utahanye ukagira ngo ntiwakoze, ariko umuzigo uje ugukurikiye. Biramugeze ngo hari umuzigo Imana imwe muri aya masengero, ariko ugacya, ukongera ugacya, n'ejo ugacya. Umunsi umwe rero nanjye kuza kuvuga Imana mu minota 30 biraza kungora, ariko ndaza kubikora. Njyewe nabaga hano, ubundi hano hose ndahazi. Nabaye randi manager cyangwa akanyabutaka w'umurenge wa Bushoki. Aha rero hose ndahazi. Nabaye randi manager cyangwa akanyabutaka w'umurenge wa Mbogo. Ubwo urumva na hariya hirya ntacyo wambeshya. Mu Kinini ndahazi, Igisha ndahazi. Aha hantu narahivuruguse ndahakorera, nahagenze n'amaguru. Imana iza kuvugana nanjye ngo mpaye moto, mpagenda na moto. Nahagenze n'igare, nahambariye icocero, ariko umunsi umwe Imana iza kuvugana nanjye. Icyampa muri iri teraniro nawe Imana ikavugana nawe ikintu ukagitahana ukagenda ugikenyereyeho. Icyo ngicyo nicyo kitubesheje. Icyo gusa, icyo ngicyo gusa, icyo ngicyo gusa, icyo gusa cy'imihuru. Imvugo y'Imana irakomeye. Imvugo y'Imana ikura umuntu mu gishanga ikamushyira ahagaragara. Imvugo y'Imana ikura umuntu mu cyumba ikavana umuntu kubwiriza mu cyumba gusa akabwiriza isi yose.
Bwira mugenzi wawe ngo imvugo y'Imana irakomeye. Nari ndimo ndi gutanga intashyo rero, iyo Imana yavuganye nawe utanga intashyo, mumvugire ngo nibyo. Nari ndimo ndi gusenga nk'uko twiyicariye aha turi gusenga, nk'uko ujya wicara iwawe ugasenga, nk'uko ujya wihengeka ahantu ugasenga. Mujye muza duterana, urabona hariya hirya hari isoko ariko mwariretse murazi. Nicyo ngiye kubaganiriza mu ijambo ry'Imana. Ndaza kubabwira ibintu mugiye gutahana, kuba mwaretse isoko kandi murireba mukaza guterana, cyangwa ukaza mu iterano ukavuga uti niva mu iteraniro nibwo njya guhaha. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa kwibuka Yesu cyangwa kwibuka Imana bijya bituma Imana itubesha. Umunsi umwe rero nari ndi gusenga, ubundi abantu banzi umbonye ndi ku gatuti ndi kubwiriza wakwibaza ari ibiki. Ubundi abantu banzi neza banzi kuri senti, abantu banzi neza banzi kuri gitari, abantu banzi neza banzi kuri mikrofoni, abantu banzi neza bazi ndi gutoza abaririmbyi. Ubundi abantu bari bazi ko nitwa Dirije. Ariko umunsi umwe ndi gusenga, Imana irazivugana nanjye ngo mfite amabuto menshi. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ifite amabuto menshi. Irambwira ngo nari narakanze buto yo gucuranga no gutoza amakorali no kuririmba, ngo iyo buto ndayijimije nkanze buto y'ivugabutumwa rikoresha Bibiliya no gusenga. Imana irangije imereza igitabo, irambwira ngo jya kubwira abantu ijambo ry'Imana. Ayibwira umuntu muri kumwe ngo Imana irakomeye. Ipfa kuba yavuze, ikimara kubivuga umuntu wari dirija wa korali, nisanze ndi perezida wa gurupe z'abanyamasengesho, ngira gurupe z'abanyamasengesho nyobora, nisanga muri korali basigaye bashinga amasengesho. Imana ifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe, nubwo waje wikurura ariko wahageze. Icyambere rero ni ukuba wicaye hano. Ikora uvuge ngo ubwo nicaye hano byose birashoboka. Imana rero irambwira ngo iranzengurukije igihugu n'isi yose mvuga ubutumwa. Natekerezaga ko ari ibintu bishobora kuzaba kera, nkibaza ukuntu nzajya mbwiriza muri Bibiliya, umuntu wiberaga mu manota ya muzika, ariko ubu ngiye kubaha intashyo ninzibaha murasanga ibyo Imana yavuze ari byo. Ubu ngubu mbere y'uko icyumweru gishize nateraniye ahantu hitwa Indorandi. Hari abantu bahazi? Yego, nari najyanye n'umushumba wa paruwasi. Murumva icyo cyubahiro, muvuge ngo ni ukubera Imana. Urabona ahantu Imana yanyicaje kuri iki cyumweru, wapfa kuhajya? Aho ngaho wicaye se wapfa kuhajya? Uzi abantu Satani yiciye mu nzego ukuntu bangana, ariko twebwe turakomeye kuko dufite ijambo ryanduwe wavuganye natwe. Ijambo rirakwicaza, ukamenya gutega agatambaro, ukamenya gufura. Abandi bari muri rigore bagenda bahirikwa n'inzoga, ukamenya gutambuka, ukamenya kuvuga ururimi rw'ijuru, kugira ngo iyo ni Imana. Nari najyanye n'umushumba wa paruwasi, tuvuga ubutumwa Indorandi, abantu barihana, abantu barakizwa, abantu bumva ijambo ry'Imana. None mbahaye intashyo muzakire. Mbere yo kujya Indorandi nari mvuye kuri Mo Kamembe Icyangugu kuvugayo ubutumwa. Abantu baho tugirana ibihe byiza, nabo bampaye intashyo zanyu nazo muzakire. Imana rero yivuze ngo iragutembereje, gahunda bari ukugenda gusa. Ibivuganira nawe hano twicaye, uri kubona ari ahantu haciriritse, ukikijwe n'ibiti, ikabivuganira nawe wicaye iwawe mu rugo, ukikijwe na bya bindi by'iwawe utayobewe, ariko Imana yarangiza ikabishyira mu bikorwa, ikagutembereza igihugu ukakizenguruka. Ndashimira Imana rero ko yampaye umwuka wera, kandi ibyo yavuganye nanjye byo kubwiriza ubutumwa bwiza, Imana yarambwiye ngo impaye kuzajya njya kubwiriza abantu mu iteraniro, bakicara n'uwashakaga kwihagarika akaza kujyayo ndangije. Kandi Imana yambwiye ikintu gikomeye, yambwira ngo nzajya njya kwigisha abantu ijambo ry'Imana mpave mfite ubutumire. Iyo rero ni imirimo y'Imana, narindi kubashimira Imana. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana kugira ngo ducunge igihe neza. Ubwo ibindi birajya biza, ashobora kuza kujya mbibabwira, ariko reka dufate Bibiliya zacu tuganire ku ijambo rivuga ngo iyo twibutse Imana byongera gutuma Imana itubeshaho. Hari igihe waza kwibagirwa ahantu twasomye, ariko twize ijambo, tugiye kwiga ijambo rivuga ngo iyo twibutse Imana
tukibuka Yesu bituma yongera nayo kurema uburyo bwose bwo kutubesha. Bahaye karibu, tugiye guhera mu isezerano rishya muri Timoteyo wa kabiri cyangwa se urwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 umurongo w'8. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo cyangwa Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 ku murongo wa 8, paje 215 mu isezerano rishya. Kumva impapuro zivuga, reka mbategereze. Timoteyo wa kabiri, ibice 2 ku murongo wa 8, paje 215 mu isezerano rishya. Gutekereza ko mwahageze, reka dusome. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu, nicyo gituma nihanganira byose. Haleluya. Kubw'intore z'Imana kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza buhoraho. 11. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe. 12. Kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. 13. Kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Tuvuge ngo amen. Isezerano rya kera, igitabo cya Esiteri, paje 477. Twirukanka, iminota iri kudusiga ariko turajyana nayo. Esiteri ibice 8 ku murongo wa mbere, paje 477 mu isezerano rya kera. Esiteri ibice 8 ku murongo wa mbere. Ndi gutekereza ko mwahageze, reka dusome mu izina rya Yesu. Abatarahagera ni paje 477 mu isezerano rya kera. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Maze Moridekayi aza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Umwami ahera ko yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani, ayiha Moridekayi, maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani Umwagagi. Kamugace w'akarongo turaza kukaganiraho n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira Abayuda. Tuvuge ngo amen. Dufunge Bibiliya zacu tuganire dukurikije iminota twahawe, ubundi twigire mu rugo, ariko tujye mu rugo ibintu bihindutse kubera ijambo ry'Imana. Tujye mu rugo abantu babona uko twaje twambaye ariko tugarutse twambaye, ariko kubera ijambo ry'Imana duhuriye naryo hano. Nubwo inkweto twaje twambaye arizo turaba dusubiranye mu rugo, nubwo ikote cyangwa igitenge duteze igitambaro aribyo turaba dusubiranye mu rugo, hari ikintu Uwiteka Imana arabahinduye kuri twe mu ijambo ry'Imana. Ubundi abantu bakakwibeshaho kubera ko musangira ibishyimbo muhahira no mu isoko rimwe, ariko mvugira ngo ijambo ry'Imana ndaba naricakiye. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo iyo twibutse Imana, iyo twibutse Yesu waciye bugufi akavukira mu muryango wo kwa Dawidi, ngo Imana nayo ijya yiyeranja ikaza kurema ibintu byo kongera kutubeshaho. Abantu bakajya batubona bakaza gusuhuza mu gitondo, bari bazi ko basanga uri gukorora, bagasanga bakumvira ngo mwaramutse, bakumvurikirije ngo yego, bakagenda bafite agahinda kubera ko ibintu byabo bitakoze. Kugira ngo no kubera kwicara ahangaha. Imana ishimwe. Imana iri mu kazi. Hanyuma rero dusomye amagambo y'Imana mu isezerano rishya, aho Pawulo yabwiraga Timoteyo kujya yibuka Yesu. Pawulo ndamukunda, mukundira ko yigeze avuga ijambo araryandika aravuga ngo njyeweho nta kindi kintu nirata uretse umusaraba wa Yesu wateye ku isi mbera nk'ibambye nanjye nkabera isi nk'ubana. Yigisha abantu ibintu byo kwihangana,
arababwira ngo bajye bihanganira ibintu byose kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Arangije aravuga ngo kandi dufite icyo kibitsanyo mu nzabya z'ibumba kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Asobanurira abantu impamvu turwara kandi dufite umwuka wera. Abantu bize teoloji bo bavuga ko ari umwanya wo kwicara kugira ngo utekereze ku mirimo y'Imana, ngo tuzi gucishwa bugufi kubw'izina rya Kristo umwami wacu. Arangije abuza Timoteyo kwitoza k'umubiri kose kutahesha Imana icyubahiro. Aramuhugura amubwira ko kwambara ikabutura uri umushumba ukajya muri siporo ari byiza, ariko ko kwambara ikabutura igeze aha hari ibintu biza ku mubiri bita niba ari amaribori simbizi, abandi bakabyita indwara z'uruhu. Ukambara ikabutura ukayigeza aha uri imbere y'abadamu n'abakobwa ushumbye uri umushumba, ntacyo bimaze nubwo gukora siporo ari byiza. Amwigisha gukiranuka ku bintu byose. Arangije kandi arongera aramubwira ngo ujye wibuka Kristo. Kwibuka Kristo bitubeshaho. Kwibuka Kristo biguha ikibanza ntacyo wari kuzagira. Mujye mwikiriza ngo amena. Kwibuka Kristo nawe ukajya ku rutonde rw'abantu bakijijwe neza badatambitse ibirenge, bituma ugira umugabo ntawe wari kuzibonera. Imana igakura umuntu ikigara akabura amahoro ari uko amaze kugusaba. Imana igakura umuntu ikiyanza akabura amahoro, akajya avuga ati mu gihe ntaragusaba ntarajya muri dote nta mahoro mfite. Hari ibintu Imana ijya ibuza amahoro kubera ko twibutse Kristo. N'undi ubishaka yitere biremewe. Amen. Amen. Tugiye kuganira muri Bibiliya ku ijambo ry'Imana kubwira abantu bibutse Yesu bakibuka Imana. Imana irangije irafashwa. Dukwiye kwibuka Imana tukibuka Yesu ku rwego Imana yicara mu ijuru igafashwa. Nagiye ingorane mbwira abantu ngo Imana nigukorera ikintu niyo abandi batabona ari igitangaza, kubera ko Imana yari yakivuganye nawe ukaba ukibonye. Ujye uza usaba umushumba umwanya. Haleluya. Wandike urupapuro ujye hano imbere uvuge ngo cya kintu Imana yari yarambwiye yaragikoze. Ubushize mu bikorwa insanganyamatsiko turi kwiga yo kwibuka Yesu wicishije bugufi akava mu ijuru ari Imana akavukira mu rubyaro rwo kwa Dawidi kubera twebwe kugira ngo aducungure. Iyo wibutse Yesu Imana ikuremera igikwiriye cyo kurema ibindi bintu byo kukubeshaho. Ndashaka kugira ngo Imana iracyafite ibintu byo kutubeshaho, icyo dusabwa ni ukongera kwibuka Yesu neza. Hanyuma rero Mose na Yosuwa ngo bibutse Imana bibuka Yesu bari mu rugendo rwavaga mu Egiputa basubira mu gihugu cy'isezerano. Bagera mu butayu bwa Sinayi, bagera ahantu hari umusozi witwa Refidimu, baterwa n'Abamaleki. Batewe n'Abamaleki ngo baricara bibuka Yesu neza. Haleluya. Niba indwara ije jya wicara wibuke Yesu wagukijije indwara zabanje. Niba inzara ije mu rugo jya wicara wibuke Yesu wagukijije inzara yo mu busiribateri. Wari ufite inzara ebyiri, reka nzikubwire niruka. Inzara ya mbere wari ukeneye umugabo cyangwa umugore warumiwe. Imana igukiza iyo nzara iguha umugabo cyangwa umugore. Wamvugira ngo amena niyo ibyo kukubwira uri kubyumva. Inzara ya kabiri wari ukeneye ibyo kurya no kwambara, utagira umuntu umujya inama ngo mwige uburyo mwabigeraho, ukishakira igisubizo wenyine rimwe na rimwe ukanakibura. Bambaye gusengera abana hano nibuka ukuntu kera twajyaga twambara amakabutura arimo ibintu mu kibuno bita ngo ni amadirishya. Waba ufite ubushobozi ukajya ku mutayeri akagutereraho akantu. Ababyibutse batere haleluya nta kibazo. Imana ibaha umugisha ndabakunze. Imana ikunda umuntu yishima kandi akayivugisha ukuri, kuvuga Imana neza, ubundi abantu bakajya hariya bakaguseka. Umugore wa Dawidi Mikali yaramusetse arinda bigumba kugeza igihe apfiriye. Bareke baseke ushima Imana, bareke baseke ukiranuke. N'abasore mwe muri kunyumva n'abakobwa, reka bajye ku ruhande baseke bavuge ngo uri ikiremba ngo nta kigenda, ngo wahuye n'ibintu ngo byizanye ngo urabicika. Na Yosefu yarabicitse, mbwira mugenzi ngo na Yosefu yarabicitse. Bakwita ikigoryi kubera ishyaka ryo gushaka gukiranukira Imana. Iyo twibutse Yesu Imana igiremo ibintu byo kutubeshaho ikatwishyura. Twabaye abasore, njye navutse 86. Abasore bose twabyirukanye iwacu muri karitsiye bagiye bapfa bishwe na sida, kandi twajyaga tujyana nkagarukira ku byaha. Twajya gusambana twese njye nkababwira nti nibutse Yesu wo mu rubyaro rwa Dawidi.
niyamamare niyamamare Yesu wacu niyamamare niyamamare. Baragize bagaseka bakavuga bati uyu ni ikigoryi bajyaga banyita ngo ndi igitandatu kubera ko ngera ku bintu bitejejwe n'Imana nkifata. Barangije ibyo bintu byanduye barabirya, ubu barapfuye barabashyinguye, ariko ngewe kuko nibutse Yesu wo mu rubyaro rwa Dawidi. Uyu Yesu akiza inzoga, akiza ubusambanyi, mujye mumvugira ngo amena. Akiza agahinda ko mu mutima umugabo wawe akaguhanduramo. Arangije aravuga ngo uyu mugabo tugomba kumurebera irindi ryo kumubeshaho kuko atwibuka. Imana yandemeye ubuzima, nimuvuge ngo turacyariho kubera Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero twihute, ya minota ndabona iri kwirukanka cyane, ngo Mose na Yosuwa bageze Refidimu, abamaleki babateye ngo bibuka Yesu wo mu rubyaro rwa Dawidi, bibuka Imana yabahaye ubwo bwoko. Mose yibuka ukuntu Imana yamuhamagaye akaba yarabukuye mu Egiputa, abamaleki bakaba batereye ku musozi wa Refidimu. Kuba urubyaro rubuze, hari Yesu wavuze ngo uzashaka guha umugabo cyangwa guha umugore. Ongera wibuke Yesu, aho umupira warengeye niho bajya kuwurengurira. Haleluya. Ngo baricara bavuga ngo reka twongere twibuke Uwiteka wo mu ijuru wadukuye kwa Farawo, akadukiza amaboko ye, akatwambutsa inyanja itukura, ngo babwire Uwiteka ngo abamaleki baduteye. Imana irangije iri mu ijuru inezerewe, isinyana nabo amasezerano, iravuga ngo abamaleki banonaha muri kureba ngiye kubica. Hari ikintu nkundira Imana, iyo dukiranutse tukibuka Imana, akazi Imana yaguhaye ntuba ari kuhoramo gusa, ahubwo ukongera ukibuka Imana. Iyo butike Imana yaguhaye ntuba ari uhoramo gusa, ahubwo ukayikinga ukibuka Imana. Haleluya. Icyo gitara hariya mu isoko Imana yaguhaye ntuba ari cyuhoraho gusa, ukagera igihe ugisiga ukibuka Imana. Muvugire ngo ukibuka Imana. Nakuzana insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ijya yicara nayo ikongera ikarema ibindi bintu byo kukubesha. Mbeshwaho no kwizera Yesu, nigiye bwabasize, bumbatiwe umukiza umunda. Yesu ntabwo bafite. Imana ishimwe. Ndafashijwe ngiye gufata ibitabo ntaje. Iyo umuntu afashijwe ngo afata ibitabo agataha. Imana ngo imaze kubona abagabo batatu, Mose, Yosuwa, Kalebu, kongeraho Huri na Roni, ngo bibutse Imana bakimara kubona igitero cy'abamaleki. Imana iravuga ngo ubwo banyibutse nanjye ngiye kurema ibintu byo kongera kubabesha. Ubwo umuntu anyibutse agakinga butike akaza, nanjye ngiye kurema ibindi bintu. Ubwo umuntu anyibutse akora ku kagari, nanjye ngiye kurema ibindi bintu. Hari abantu bajya bavuga ngo ntituvuge ibitangaza, ndabivuga nanjye ubwanjye ndi igitangaza. Ni igitangaza Imana yakuye mu ivi ryo mu Gitarage ikangeza mu mujyi wa Kigali. Ni ukubera Imana. Ni ukubera iki? Ngo Imana irangije iravuga ngo reka dusinyire Mose na Yosuwa, izana igitabo cyo kuva irabasinyana, bagirana indahiro. Reka nzikubwire nihuta dusenga. Ikintu cya mbere Imana yabasinyiye kuko bayibutse, ni uguhita ibaneshereza abamaleki bari bari aho ngaho Refidimu, ikabamaraho. Ngo Yosuwa akajya agenda yica nk'uri kwica imegeri se, kandi ari abasirikare b'abamaleki ari kwica. Iyo wasenze amahembe bakoherereza Imana igenda iyakwicira nk'imegeri. Iyo wasenze za gatanya Imana igenda izikwicira nk'imegeri. Wagera mu rugo umugabo wawe agaseka utiriwe uvunika kubera ko wasenze. Icya kabiri yaravuze ngo nzi ko abamaleki batajya bapfa ngo bashire, hari ab'ikindi gihe. Ijya mu myaka 500 ishyiraho urundi rutonde rw'abamaleki Sawuli azajya kwica ari umwami. Haleluya. Irangije iravuga ngo abo Sawuli azajya kwica bayobowe n'umwami witwa Agagi, nzi ko nabo hazagira uturokoka. Irongera irasinya ngo no mu nyuma y'indi myaka 500 izica undi Mwagagi
witwa Hamani, niko dusomye muri Bibiliya, nawe ukomoka ku mwami Agagi b'Abamaleki, iti nawe azapfa. Imaze kubisinya iravuga ngo urubyaro rwa Mose n'abantu ayoboye bazajya bagenda babaho. Iyo dukiranutse Imana igisohora ubuhanuzi bukamara imyaka myinshi waranatashe, abana bawe bakajya barya ku mugati w'amasengesho wasenze, abuzukuru bawe bakarya ku mugati w'amasengesho wasenze. Haleluya! Hanyuma rero amasezerano Imana itanga, iyitanga abasivili badahari batazi aho dusengera, ubundi bakajya bakwibeshyaho mu nzira ugenda, bagategura ibitero bagira ngo bazagushobora. Ikora uvuge ngo ntabwo bazashobora kurya ijambo ry'Imana. Reka mfunge ibi bitabo n'ubundi aho amasaha ageze sinaguma kubisoma. Hanyuma ngo ikintu cya mbere Imana yakoze, yagikoze ku bwa Sawuli ayoboye. Imana iravuga ngo isezerano nagiranye na Mose ubwo yanyibukaga. Ikintu usabwa ni ukwibuka Imana muri iri teraniro. Ubundi urutonde rw'ibintu ufite wifuza ko Imana ikora, ishinzwe guhita ibikora. Yohereza Sawuli iramubwira ngo najye guhunga Abamaleki basigaye. Uyu munsi ni abacamunara, ariko ejo haza icyorezo, ejo haza indwara, ejo bahagurukira abana bawe. Imana rero iyo tuyibutse tukaza hafi yayo, igitwongerera ibindi bintu byo kutubeshaho, ikabeshaho urubyaro rwawe, ikakwibuka no mu kazi, ikagukuraho na ya mpanuka. Tuvuge ngo ni ukubera kwibuka Yesu. Bamaze kubica, Sawuli arokora umwami witwa Agagi. Samweli aramubwira ngo nakubujije kugira ikintu urokora kubera ko Uwiteka yaravuze. Twicaye hano kubera ko Uwiteka yavuze. Arangije ngo Samweli yica Agagi, ariko harokoka akantu kitwa ka Hamani. Ba Esiteri igihe bari bari mu buhungiro rero kabagambaniye, baravuga ngo reka dufate iminsi 3 twibuke Yesu. Haleluya! Bibutse Yesu aravuga ngo nabandi gukora iki mu ijuru hari abantu bakinyibuka. Itike turisha nuko twibuka Yesu. Turategeka rero kubera ko twibuka Yesu ibintu bigahinduka. Imana ishimwe. Yesu ngo aramanuka, Hamani baramwica. Bamaze kumwica, Esiteri na Moridekayi babaho. Barangije ngo bafata kashe z'ibwami mu gihugu cy'ubuhungiro. Ntabwo ikibazo ari ukuba mu mujyi runaka hanze y'igihugu, ntabwo ikibazo ari ukuba warahungiye muri Kongo ari huba, ntabwo ikibazo ari ukuba uri mu Kinini kandi uvuka i Cyangugu. Ikibazo ahubwo ni ukwibuka Yesu, kuko iyo umuntu yibutse Yesu, ahantu hose Yesu aguha ububasha bwo kuhategeka. Tugiye gusenga Imana, mwakire neza ijambo ry'Imana. Ningaruka nzababwira ukuntu Yosuwa yibutse Yesu, akambuka Yorodani kubera isanduku y'amasezerano yakorewe na Yesu, kubera kumwibuka akabamba amahema i Gilugari, akababonye agataka, akavuga ngo agataka mbonye ntabwo nagapfusha ubusa, ahubwo reka nkibukireho Yesu. Agakeba abantu bose bavukiye mu butayu mu mujagararo, bisobanura kwihana. Akongerera kuziriza Pasika. Yesu ngo akaza kubera umugaba ingabo z'Uwiteka, akaritura Yeriko batiriwe barwana. Hari Yeriko Imana ijya yubika tutiriwe turwana kubwo kwibuka Yesu. Ndashaka gusengera abantu bashaka kwibuka Yesu. Uri muri uru rusengero ukumva tuvuze Yesu neza, ukavuga uti nanjye ndashaka kongera nkamwibuka. Nari narihebye sigaye ngira ngo Yesu ntagihari. Ibyo bambwiye bampanuriye narabivuze ngo ni ibihuha ntibizasohora. Hari umuntu wigeze ambwira ngo ngo ntabwo cyaba ari igipindi ntituzajya ngo cyo kujya mu ijuru, Imana ntizabikore. Imodoka Imana yavuze izayiguha, inzu Imana yavuze izayiguha, umugabo Imana yavuze izamuguha, urubyaro Imana yavuze izaruguha. Haguruka tubanze twibuke Yesu, turebe icyubahiro ufite mu iri torero. Wowe vuga ngo Yesu naracumuye sinamwibuka neza. Tubonye umuntu, dukomere Imana amashyi. Haguruka muri iri teraniro niba ushaka kwibuka Yesu. Abadiyakoni barahari, bazajonjora, si byo gushumba. Bazajonjora bamenye n'abashaka kwakira Yesu, bamenye n'abumvisha ijambo ry'Imana ribatsinze bakaba bihamye. Ariko haguruka, wibagiwe Yesu mu masezerano wahawe. Ujye ureba ubukene bw'iwanyu. Njyewe navukiye iwacu bifashije ariko bidahagije. Nibutse Yesu, Imana mu bushobozi bwo kuzamuka. Uyu munsi nganira na data akambwira ati mwana wanjye ndabona warabaye umugabo. Turaza gusenga Imana kugira ngo Imana igire abantu abagabo muri iri teraniro. Ntabwo mvuga ubugabo bw'igitsina cyangwa ubugore bw'igitsina, ndavuga ubugabo bw'ijambo n'ubugore bw'ijambo. Mu mudugudu watambuka abantu bakavuga ati nyirakanaka
afite ijambo. Iyo ufite ijambo ntabwo uri gurisaba baraguha. Icyo turaza kugisengera Imana iguha ijambo aho ukora mu gisirikare, mu gipolisi, mu kazi. Imana izamura abantu ikabagira ba Yosefu. Ariko ngwino kuri uyu muce tubanze twibuke Yesu. Nturebe korali nziza uririmbamo, ngwino wibuke Yesu, umubwire ngo hano hantu nananiwe kukubahisha. Wahagarara mu mwanya wawe, wapfukama, niwe uzi icyo wakora, ariko ukamenya ngo ese ndajya ku rutonde rw'abantu Yesu yibuka akabona ndi mu bantu be. Reka turari ku mushumba asengera aba bantu bashatse kwihana kugira ngo twibuke Yesu. Ubundi niturangiza tubwire Imana ngo ibintu wavuganye n'abantu b'Irurindo igihe kirageze ubwo bakwibutse kugira ngo ugire icyo ukora. Imana ibahe umugisha. Ko nanjye se numva mwibutse, wowe utabyanze njye numva mwibutse. Mumfashe numva nibutse Yesu. Bayobozi bene data, mureke twibuke Yesu wawe. Aramunyibukije. Amena. Aramunyibukije. Numva umwami wire gufata umwanzuro wo kumwibuka. Urumva akagakeka nawe tuba twabapfukamaho, ariko imitima yacu irapfukamye mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana turagushimye. Waduhaye Yesu. Yesu araryoshye. Yesu ni mwiza. Yesu ari mu buzima. Yesu agirira neza abantu. Wari upfuye aramuzura. Yesu atanga ubugingo. Yesu Kristo ageze umuntu atari kuzagera. Yewe Kristo mwiza turagushimye. Reka tuguhe icyubahiro cyinshi cyane. Rero habonetse kujya kure yawe, habonetse kudakwizera, habonetse gukora ibyaha. Icyo gihe twaratwibagiwe, icyo gihe abantu baratwibagiwe, ariko uyu munsi barakwibutse. Haleluya. Bazamuye amaboko barakwibutse, barakubwira ngo babarire. Imbabazi batunganye, imbabazi zawe ziba ku bantu b'Imana, imbabazi zawe ziza ku itorero. Mwuka wera, aho Mwuka wera ari nahasubire. Wavuga indimi yongera zivuge, wahanuraga yongera ahanure, werekaga yongera yereke. Kristo, kubera ko tukwibutse kandi ukiri iby'urema. Haleluya. Tubonye ko umuntu ukwibutse hari iby'uremera, urongera ukamuremera ubuzima, ukamuremera ubuzima bwa gikristo, akongera akabaho, ukamuremera ubuzima busanzwe, akongera akabaho. Ibyari byanze bikongera bikemera. Amen. Haleluya. Turagushimye. Tugushimira ijambo ryawe, tugushimira imvugo yawe nziza, tugukomera amashyi menshi n'ibindi. Imana y'amashyi. Dusengera abantu bafite urutonde rw'ibyo bashaka kubwira Imana, tubasengere mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi umwe ndi i Kigali, Imana yigeze imbwira ngo izanyambika. Umuntu nkanjye rero igitangaza ni ukumbona ntambaye ku bandi bantu, ariko kuri njye uvugana n'Imana nzi ko Imana ibivuze. Nari mfite amadeni menshi, nta mafaranga mfite inkweto zashaje. Murabona ko nubwo hano hari ivumba ariko urukweto ni rushyashya. Imana irambwira ngo ni Imana ije kunyiyambikira. Nkunda ijambo rya Yesaya rivuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye rituma. Kiri gutekereza kuri mukuru wawe ngo hari icyo ari buguhe cyangwa shyira amaso ku Uwiteka kuko hari icyo agiye kugukorera muri iri teraniro. Ndangije mu gihe kitarenze icyumweru kimwe, Imana ikoresha abantu batarenze 3 bakajya baza kunsura, abantu imyenda, abantu inkweto, ngo ni ibintu bigera hafi mu 400 mu gihe kitarenze icyumweru kimwe by'imyambaro gusa. Ngo Imana iranyambitse ibikuye ku gashati nigeze njyana i Nyarugenge ndi kwigisha nibature, ndigisha ngeze ku munsi wa nyuma, Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo umuntu wese azazana akantu akunda niyo kaba kadahenze, jyana ku gashati ka buresiyeri, bwira umugore niko nagiraga nambaraga muri korali ariko ndakajyana. Imana irangije iranyambika. Imana ishoboye gukiza indwara waje muri teraniro ufite. Imana ishoboye kugukuraho agahinda umaranye iminsi. Imana ishoboye guhindura amateka. Bwira Imana icyifuzo cyawe dusenge. Uwiteka Mana nyir'ingabo, uri Imana ivuga bikavuga, tegeka bigakomera. Umuntu waje muri iri teraniro arwaye, turategetse mu izina rya Yesu ngo atahe ari muzima. Umuntu waje muri iri teraniro arwaje umugore, turategetse ngo akire. Waje muri teraniro arwaje umugabo, turategetse ngo akire.
umuntu uri kutwumva ataje mu iri teraniro akatwumvira online cyane ko dufite na YouTube channel, akaba afite uburwayi bwananiranye, turategetse ngo akire mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bari mu gihombo gikabije, abantu bari mu cyamunara, abantu bafite amakosi yakomeye y'imanza, twongeye gusenga ngo ugire icyo ukora, gira icyo ukorera iri teraniro, gira icyo ukorera abayobozi bo kuri uru rusengero, gira icyo ukorera ivugabutumwa muri aka karere mu izina rya Yesu. Duhambirije imigambi ya Satani n'abadayimoni, tunayishyira hasi kuzimu. Twatuye gukora kw'ijuru. Ndagushimiye ko uremeye abana akazi batakagiraga, ndagushimiye ko uremeye abantu umugisha, ndagushimiye ko usohoreje abantu amasezerano, ndagushimiye ko ukuye abantu bawe igisuzuguriro. Icyubahiro n'icyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen.